ari we wuyukurikira. Mwakire perezida mushya. Imana yimitse, Imana yimitse, Imana yimitse. Mwakire perezida mushya. Kandi nanone turatangaje, abandi bari kwibera ikonka neva, ni mwihangane, neva acyuye igihe manda ye irarangiye, ahubwo muyoboke ijambo ry'Imana, kuko Yesu niwe mu perezida utahindukwa uzahoraho. Rero bamwe ni mwakire ko avuyeho, abandi mwakire ko agiyeho perezida mushya. Muri ubu butumwa rero twishimiye kubaha ido nido umucyo, kuko nkuko nabikubwiye nabonye marayika akingura urugi, hagira kwinjira kandi akingura urundi hagira gusohoka. Mu by'ukuri rero nakubwira ngo reka tuyage duhuza. Mwami Yesu turagushimiye, watangije umurimo mwiza muri twe, ndetse ugira amasezerano kuri Afurika, by'umwihariko yagira ku gihugu cy'u Burundi, ndetse udutegura nka bamwe bo gusengera igihugu, ndetse uduha n'amakuru yo kuganira n'abene gihugu, ndetse uduha n'iterambere ku mbuga ngurukanabumenyi. Ubu tuvugana umuntu wese abashije gukurikira ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV 3, umwigisha n'umwigishwa dutangiye tunasoza, uhagararane natwe, uduha umugisha rero wo kuba abaraganwa nawe muri Kanani nshya wadusezeraniye, amasezerano asohoye. Mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Tuguhaye ikaze rero muri uyu mwanya w'ubutumwa bwiza dutanguye, kandi tugushimira ko n'ubundi ubana natwe. Nawe mushya tuguhaye ikaze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ni nimero ya mbere muri ibi bihugu mwagiye mwumvamo ubutumwa butandukanye. Harimo u Rwanda, harimo Kongo, harimo Bugande, harimo Kenya, ibi bihugu duturanye. Marayika uzanye umugisha muri Afurika, marayika ndetse n'uzanye ibyago, kuko ubundi mu busanzwe ahari ibyiza akote yabyo haba hari n'ibibi. Rero atangiriye i Burundi. Mu butumwa nzanye ntabwo ufite ubwoba bwo kubivuga, cyangwa se nta nubwo ndi butinye kubivuga cyangwa kubitangaza, nta nubwo ntinya bya bitutsi bantu batukana muri komenti by'abatizera n'abatemera. Twe twasenze Imana, tugirirwa icyizere, idusuka amavuta mu ruhanga, itwoza ibirenge, itunganya umutima, itunganya ibiganza, iravuga ngo ndabatumye mu mahanga yose mwamamaza ubutumwa bwiza. Impa pasipoti, impa gutwara ishengero, ndetse ingirira icyizere, impa kuba umuvugishwa. Rero ihangane tuvuge Data n'ubutumwa bwiza yaduhaye. Rero Uburundi inda n'imvuka, umwana rero agomba kuvuka. Urubuto rureze, igiti cyavuka iyo cyeze ntusarure birihanura, imyembe iyo yeze ntusarure birihanura. Ndetse hari n'inyamaswa cyangwa se ibinyabuzima bikura bikaba byanapfa kubera byeze, bikabura ubisarura. Buno tuvuga na marayika usarura, marayika uje gusoza isezerano, marayika uje gutengeneza ibintu byabananiye. Ibi bintu mwabishyize ku rutonde biranga, ibi bintu mwarabisengeye birabananira, ariko nabadede abandi bo bafite amakuru n'iki Imana yagiye ibongorera, bategereje isaha na wa munsi na ya segonda na wa munota. Turi ruhuhuma muri uku kwezi kw'icumi. Ibi bintu navuga abarundi b'icabwenge bafite amatwi y'umwuka, amaso y'umwuka bategereje, ntabwo nzi areti uhagaze mu birindiriye, ariko birasohoye. Rero uko Imana yavuze ngo itangiriye mu Burundi, Kongo yo Imana ntiyigeze ivayo, ntiyigeze inajyayo, haracyari akajagari. Mu Rwanda ho Kagame yakoreshejwe ibitangaza, ngira ngo n'uhahungiye afite amahoro, ariko hari amasezerano y'u Rwanda, hari ibyo Imana yavuze ku Rwanda biri seriye, atari abantu bari guhiga views, atari abantu bari gushaka views, hari ibintu Imana yavuze ku Rwanda biri seriye. Ibyo rero abari maso nabo barabirorera bakabitegereza, ariko saha yizi. Ndagaruka ku butumwa bw'agakura, ndagaruka ku butumwa simusiga. Umurundi
mwigeze mubona ubwato iyo abantu bamaze kwinjira muri bwato bunini habaho kugara no kugurura. Rero Bibiliya iravuga ngo nuko Nowa amaze kwinjira mu nkuge n'ibintu bye byose bimaze kwinjira, ngo marayika araza arakinga, imfunguzo arazijyana. Noneho Nowa nawe atwara iki? Ubwato, cyangwa se ubwato nyine, nta rindi zina inkuge. Amaze gutwara inkuge, ngo imvura iragwa, abantu baza gukomanga, ngo ariko habura ubakingurira. Bivuze iki? Bisobanuye iki? Mu Burundi marayika ukinga unakingura ari imbere yawe, wowe uri kumva ubutumwa ku Mbabazi TV 3, ndetse n'utari kubwumva azabibona, azabyumva nabirebesha amaso. Ariko marayika uje gukingurira abinjira mu masezerano ndetse no gukingirana ibipinga. Ni ukuri urwo rugi rwakingutse, urundi rurikinga. Ni ukuvuga rero kandi igihugu kijya kujya mu mugisha kinyuzwa n'ahatari umugisha. Isiraheli yashimuswe ishuri ibihumbi n'ibihumbi, bayishimutira muri Babuloni, mu bwami bw'Ubumedi n'Ubuperesi, buhora bubashimuta. N'u Rwanda rugeze aha, mwibuke narwo aho runyuze n'aho ruvuye. Ngira ngo ni nayo mpamvu Imana twe yatuhaye ikigongwe. Ni ukuri u Rwanda rwanyuze mu buribwe, mu mubabaro, ku babyizera n'ababibona n'ababyemera. Tunyura muri jenoside, kugeza ubwo umunyarwanda wese buno aho hantu iyo ahatekereje ni ukuri aricura cyangwa agakanguka, kuko ibyabaye harimo nyine nk'abantu mubireba ku masanamu mbuga ngurukanabumenyi ukabibona uko. Mugabo uzaze mu Rwanda muri Visit Rwanda, utembere uganire n'abanyarwanda, usure u Rwanda, uzamenya aho Imana yanyujije u Rwanda, irangije inarukuramo ruba runo. Sahizi simpamya rero biriya bisasu wumva ngo byakaje bikarimbura u Rwanda, simpamye ko Imana yica kabiri, simpamya ko wari umugambi w'Imana. Rero Uburundi sahizi ibigiye kuba Burundi, mureke tubiganire, ariko ntabwo ari ikiganiro, ahubwo utega agatwi wumva iby'umwuka bwira ishengero. Ibigiye kubayo n'iby'Imana yavuze, n'ibimaze guhanurwa n'ibyahanuwe, n'ibyo warose mu nzozi. Kandi ibyo n'abapagani Imana, iby'igihugu n'abapagani barabibona, harimo n'abanyepolitike babibona, harimo n'abapfumu babibona. Abantu bajya baragura, bakoresha ingimbo, inzuzi. Ntabwo ibyo biba bikiri sokere. Ibizaba n'inyenyeri zica mu kirere mukabimenya, ko izo nyenyeri ibyo ziri gusura n'ibyo zisobanura mukabimenya. N'ibisiga bikora defile mu kirere mukabimenya. Izuba riza koterete igihe ryakaziye mukabimenya. Donc hari ibimenyetso byibonekeza ku butaka hasi, akaba ibyibonekeza mu kirere, ariko ibyo byose bigashushanya icyenda kuba. Buno rero inda n'imvuka. Sinzi ko Abarundi gusa mwiteguye, ariko harimo abiteguye n'abatiteguye. Harimo n'abantu bazi ko ari views turi guhiga cyangwa gushaka. Oya, ntabwo ari views, ahubwo ni ugutanga imburi twisunga bwa butumwa na misiyo twahagize. Kuko ibyo mvuga ndabizi, ururimi mvuga ndaruzi, sinduzi nk'abanyenego, mugabo ndabizi. Nabo ndi kubwira nabo tuganira turazinanye. Narahafungiwe hano i Burundi, ndahakubitirwa, mparira ibyiza, mparira ibibi, mpaherebwa icyubahiro, ndanahasuzugurirwa. Ubwo rero niba naricajwe muri pick-up nkajyanwa muri biseri, nkajyanwa mu mpimba, hakaba harimo na bamwe bakoze ibyiza. Ibyo mvuga ntabwo ari umwigisha yigeze abwira abigishwa ngo si inyama, si amafi, si n'amaraso, ahubwo ni data ukubwiye uwo ndiwe. Nanjye hano rero nyemerera mu izina ry'Umunyanazareti ubutumwa tuburagije Imana Data, wowe ushinzwe gusengera igihugu, wowe wari umaze igihe ugisengera, wowe wagisengeye, Imana iguha umugisha. Kuko nanjye iyo mpano narayihawe, kandi
ntumye nta n'uwabimpembeye. Ngewe iyo myaka nahabaye nari mu butumwa bwiza, ariko ntanga imburi y'ibizaba ko ari byiza abantu bakwiye kwihana. Barundi kazi nuko nasemereraga barundi kazi, Imana ije mu gihugu cyanyizanye ibintu byiza, muzibukira ibyaha, mureke ibyaha, mujye mu murongo wo gukora ibyiza no kwizera ibyiza, kuko igihugu cyanyu uwakiguze yongeye kubarebana amaso y'imbabazi cyangwa se abashyize iburyo. Nzenguruka igihugu cyose ndakirangiza mbabwira ibyiza byenda kuzaba, ko mugomba kubyitegura mukaba baraganwa na Kristo. Uyu munsi wa none rero bya byiza Imana yavugaga ubu nibwo bigiye gusohora. Rero uyu Sebarundi orere n'iriya yakinishijwe, ariko ibyo Imana yahamagaye Dawidi imugira perezida, ihamagara Farawo imugira perezida, ihamagara Sawuli aba perezida, ihamagara Salomo aba perezida. Ofete ngo byose bituruka mu kugomba no mu gushaka kwayo. China ragwana ribarikiwe. Rero mu Burundi uko byagenda, nubu hari ibibi, hari abapfa, hari abanyuruzwa, hari n'abari mu mpimba mu nyandikira, hari n'abafite ibibazo n'ingorane mu nyandikira, mwese twifatikanyije namwe. Ariko hari n'abafite ibyiza, hari n'abari kubona ibyiza, hari n'abari guprofita. Nubu harimo n'ureba ubu butumwa agahita avuga ati ngewe fite kontineri yanjye iri kuva mu Bushinwa, nawe uri kuzana uburofa ngaho uvuga ibibi. Buno tuvugana rero bamwe barabibona ibyiza, abandi babona ibibi muri iyi minsi twimirije hano imbere. Rero uru rugi igihugu kiri bukingurirwe bwo kujya mu masezerano ntabwo ari neva muri bujyane i Kanani. Neva urugendo rwe ruhagarariye aha. Ariko perezida Dawidi Imana yatoranyije, ariko nimvuga Dawidi ni izina Imana ibimutazire, ntabwo ari Dawudi uri buzuke, ahubwo umwuka wabaga muri Dawidi wayoboye buriya bwami bwa Isiraheli kugeza nubu. Dawidi yabaye intwari w'igihugu cya Isiraheli. Ngira ngo marayika wabaye dirija muri ibyo bintu ni nawe ugiye kubadirija uyu munsi. Yesu Kristo rero nashimwe cyane. Iyo igihugu kizimbura cyangwa kizagira abageni benshi bazajya mu ijuru, kiranageragezwa cyane. Iyo igihugu kizatera imbere cyane, nanone kinyuzwa mu bibazo byinshi cyane. No mpamvu ureba kuvuka kwa Amerika uyu munsi tubona, kuvuka kw'igihugu icyo ari cyo cyose cyateye imbere n'Ubushinwa uyu munsi tubona, kuvuka k'u Rwanda, murebe uko mwaharaniye ubwigenge, n'uyu munsi tuvugana rero hagiye kwibonekeza ibintu mwe mutizigaga rwose by'ibitangaza n'imirimo n'utwumizi Imana igiye gukorana n'Abarundi. Ngira ngo rero marayika yambwiye ngo hari urugi akinguye, hari n'urwo akinze, no mu byahije aravuga ngo ninjye ukinga ntibakingure, kandi na kinga ntibakingure, na nakinga ntibakingure. Igice cya 3 cy'ibyahishuwe umurongo w'7, nzi imirimo yawe kandi uwera w'ukuri, avuga aya magambo yeruye ati njye ukinga ntibakingure kandi njye ukingura ntibakinge. Mvuganye nawe iri jambo niryo kwizerwa. Haleluya. Rero mwakire perezida mushya mu Burundi. Mungu asifiwe sana. Iyi mbuto zeze barazisarura, kandi buriya mu ijuru igihugu kiba gifite aho cyanditse na perezida wacyo n'abene gihugu bacyo. Niyo umuntu avutse akavukira muri icyo gihugu, kuriya mujya kwandikisha impinja kwa muganga, nijuru niko ryandika abene gihugu b'icyo gihugu kugira ngo ribavubire imvura y'ibyiza n'umugisha w'ibyiza. Niyo mpamvu niyo akaga kakigwiriye, ofete abene gihugu nabo bajya muri uwo mujyo wo kuhahombera. Uyu munsi wa none rero turagaruka kuri politike itaragenze neza mu gihugu cy'u Burundi kugeza ubwo kiguye muri maka, cyangwa kikagwa mu ruhombo, cyangwa kikagwa ahantu nakita mu manga. Perezida w'u Burundi sahiza akababuza yacira nayamira, biturutse ku kirero. Uraza gusanga organization cyangwa se uko gipanze ntabwo yagendanye n'Imana,
nta nubwo Imana yari ari kumwe nayo, ahubwo uraza gusanga hari ukuntu usanga wadeviye ugataninguka wayobya arihuta. Ni nkacyo kiri kwibonekeza uyu munsi wa none. Evariste Ndayishimiye kurekura Kongo agafata M23 bagakorana ni ikibazo gikomeye cyane. Nta cyizere yagirira M23 ko itazakorana n'u Rwanda, kandi gukomezanya na FARDC cyangwa se Kongo Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nta cyizere Evariste Ndayishimiye afite cyo kwizamufasha urugamba bagakubita M23 bagakubita AFC ifatikanyije na Twigwaneho. Ari kubona ko imbaraga za FARDC cyangwa z'igisirikare cy'i Kongo nta bushobozi Kongo ifite bwo kwirukana uyu mutwe. Ikindi nacyo FDLR yizeye cyangwa se Bakayumba Nyamwasaba Efrene n'imbaraga ze yamaze kubona ko nabyo imbere ya AFC adashobora kuresista imyaka 2 cyangwa umwaka, kuko niba bari muri strategy zo guhungisha intwaro, ukabona bari guhungisha intwaro, ukabona hano muri Uvira ingabo z'abarundi zitangiye guhunga nk'uko mwabibonye muri video yatambutse mu kanya kahise. Iyo warebye ibanziriziye akabona ko ingabo ziri guhunga z'u Burundi. Perezida w'u Burundi akaba yatangiye kwiyambaza Emmanuel Macron ko yamuhuza n'u Rwanda. Perezida w'u Burundi agatangira kwakira AFC Bujumbura ngo nimuze tujye mu biganiro. Nitumara kuganira mu mbere inshuti zishobora kudakorana n'u Rwanda, noneho nanjye nkuri ingabo muri Kongo. Yamaze kugwa ahantu hagati na hagati atagishobora gusohoka, donc ameze nk'imodoka ageze muri parking ariko nta bushobozi afite bwo kuyikuramo. Najya imbere aragonga, najya inyuma aragonga, kandi kujya ku ruhande nibyo bigoye nanone, naho harablokinze. Uyu mupapa rero kandi nta bushobozi nanone, nta reserve zihari zo kubangaje ngo atimbura intambara yahuranye abe yangaje y'intambara. Nabyo ntari kubona ko bikunda, kubera ko igitoro ntacyo cyangwa se esase. Ubushobozi bw'ibyo kurya ntabwo, ubushobozi bw'ibyo kwambara ntabwo. Niba mwabonye ingabo ziri guhunga uko zambaye zikoreye imifuka isanzwe, umusirikare agafata matera agashyira mu mufuka wavuyemo kawunga cyangwa umuceri, umusirikare agafata umufuka akaba ariho atwara amasasu, ni ukuvuga imodoka ziba zabuze haye. Umusirikare agafata ibiryamirwa bye, imbunda nk'amagerenade agashyira mu gikapu gicitse bagiye basonesha uruzindano cyangwa se urushinge. Umusirikare ugasanga yambaye inkweto hamwe amano yasohotse, ari umusirikare w'u Burundi. Ni ukuri ni ikibazo gikomeye cyane. Mu busanzwe rero igisirikare ni nk'igihugu kiba kiri mu kindi. Evariste Ndayishimiye yakaba yubatse igisoda ku buryo gifite indege, kikaba gifite imiduga kandi mizima myiza, ku buryo imodoka ishobora kuva yagenda renda rekanera kuvuga ko muri Kongo ni urugendo rurerure. Imodoka ariko ya gisirikare igomba kuba yagenda ibirometero nibura hagati y'ibirometero 1000 cyangwa 500 cyangwa se 150 itaragupfiraho mu nzira. Niba nazo ntazihari, ukabwira umusirikare agakora urugendo rw'ibirometero 150 yikoreye matera ku mutwe, ahaza gutura irya matera urugamba aza kurwana, umusaruro uvamo ungana n'ibyo washoye. Ntabwo mpamya rero ko ingabo z'abarundi ziri gutsindwa, zitsinzwe kumva zuko Evariste Ndayishimiye ibyo yazibibyemo nibyo agomba gusarura. Niba ikiro cy'inyama kigeze mu 50, biragoye ko umusirikare bari bufate bato y'abantu 700 cyangwa 1000 kugira ngo bagaburire inyama ku kiro kiri kugura 50,000 uhita kuba kugira ngo umusirikare abashe kurya inyama. Kuko morali iva mu nda y'umuntu yariye, nubwo wamurasa yambaye hahoranarwana hakazamo n'umurengwe ukarwana. Mugabo umuntu ushonje, umuntu ufite ibibazo, iyi mvura ikagucikiraho, nta sinde, babyita isinde, ihema rirava, n'ibyo wambaye birava, kugira ngo ufate imbunda ishaje urwane. Inshuti yanjye, nawe bazagushyire ku rugamba ujye kurwana. Noneho rero twe muri kote y'abakristo, impamvu mbigarutseho niki,
ndi umwe mu bantu bafashe imyaka igera mu 9 ndi gusengera igihugu cy'u Burundi i Burundi. Intara zose nzigeramo, natangiriye mu ntara ya Bujumbura, nkurikizaho Muyinga, Bubanza, Kayanza, Bururi, Mwaro, Matana, ndetse n'Igitega. Ndumva naho narahakoreye ivugabutumwa ritari munsi y'ukwezi, ariko dufite icumbi rikuru i Bujumbura, Ngozi, Kirundo, ndetse na za Nyanzarake, ndetse na hano. Donc reka iby'intara mbyihorere. Ibyo ari byo byose umugambi Imana yari yampaye, cyangwa se umurongo Imana yari yampaye 2013 2014 kwari ugusenga ngo hataba ihonyabwoko cyangwa se intambara. Uwo murongo ngugenderaho, ijwi numvise ndigenderaho. Shimiye abarundi bose twabanye neza, munyakira neza, sinigeze mpunga. Bateye kudeta mba mu bwiza, Imana iza kumbwira nza kwiyiriza ubusa kugira ngo nanjye mpunge, kuko abarundi bari guhunga. Imana irambwira ngo hungira ku Musaga muri Kinanirade, mbariho mpungira. Umuhana sinkuvuze, naho nari ndi si ngombwa ko mpavuga. Kiya gihugu ndakizenguruka, mu Nyakabiga, Ngagara, Cibitoki, Kinama, mu Kanyosha, ku Musaga ho nahavuze. Muri Rohero ndabwiriza, muri Roshe mbishuti by'abadede, turasengana, ndabahanura, ndabigisha. Ndetse ubu mpamya ko iyi suri yo mubibonye no muri kometi, yo zigera mu 100, bamwe bahita bavuga ngo karibu Martin beshi munzi neza nk'umuhanuzi, nk'umuvugabutumwa, kandi rwose Imana yaradushyigikiye. Ni muri urwo rwego rero uyu munsi wa none bwa butumwa Imana yampaye mbayo, ikambwira ngo Burundi buzaba igihugu cyiza gitemba amata n'ubuki, buzaba igihugu cyiza umuntu yishyira akizana. Amakuru Imana yampaye ndara mu mazi, amakuru Imana yampaye ndara mu butayu, hirya yo mu Kamesa. Abantu twararanye murahazi ubutayu, sindi buvuge kuko n'ubu harabakijyayo. Hano kwa Kayonda bahazi, murahazi. Abo twararanye murabizi, abo twajyanye Karusi mu butayu murabizi. Ibintu Imana yatubwiye. Ndetse hano ku Musaga muri eglise yitwa kwa Desire, nibyo ndayibagiwe. Umuvugabutumwa cyangwa se umuhanuzi witwa Gakwaya, tuhahurira. Hari ubuhanuzi Imana yaduhaye, iratubwira ngo igihugu cy'u Burundi kizaba gifite igisirikare cyambere cyifite gishoboye kuri uyu mugabane w'ibihugu 54. Reka ubwo narindi kubibutsa uyu munsi wa none, kuba abarundi bari gutsindwa, kuba Burundi bugeze aha mubona bugeze, kuba Burundi umuntu wese abufitemo ijambo, kuba Burundi bwabaye Burundi umuntu wese yitegereza akabona buri gupfa, nyine buri gupfa nka kumurwaza umuntu, ukajya ubona umuntu ari kugenda asubira inyuma. Twebwe iyo turi kubireba, ntabwo Imana igeze itubwira ngo Burundi bugiye kuba bubi kugeza kuri uru rwego, ahubwo yatubwiraga ibyiza izakora. Rero Imana iratubwira ngo hazaza perezida utari Nkurunziza, kuko Nkurunziza icyo gihe niwe wari uyoboye. Hazaza perezida witwa Dawidi, twese tutamena. Abantu banyweye fanta yaho, abantu bariye umuceri wo ngaha, abantu baza amamesa yo ngaha n'ibyamwa byo ngaha, bakabaza umukeke, bakaba bazi isambaza n'inyarwanda, izi ndagara z'indundi. Muzi ko banazibembereza mu ibarabara, harimo n'ababyibuka zandagara ya mihwi bya byamwa. Murabizi abantu baba mu makaritsiye atandukanye ko hari abantu babizunguzaga twatunyamunyamu. Ibi bintu byose tw'Imana yatubwiraga igihugu, hahandi natwe twavugaga ngo bizoba ryari. Hamwe wisanisha ukavuga ngo Mana mu bwene gihugu i Burundi nka kuba umurundi, nanjye nzabashe kuba umwe mu bararwa. Noneho rero Nkurunziza aha Pase Evariste Ndayishimiye w'umurimyi w'umudandaji w'umuhinzi, nawe iby'Imana imukoresheje ni perezida no mu ijuru. Burabanditse perezida, ariko orere yakinishijwe, ngira ngo ni yatumye abarundi benshi barira. Noneho komite ye yabanjirijwe na Bunyoni,
hakaza n'aba bandi ba minisitiri bagiye basimbura Bunyoni, mpamya ko babaye batatu ba minisitiri b'intebe kugeza ubu turi kuvugana. Shuti yanjye muvandimwe, rya sezerano twebwe ubu nibwo rero uyu mwaka Imana yavuze ngo ugiye kurisohoza. Aho duhagaze nk'abakristo rero ibyo byose ndabivuze, warabibonye, narabibonye, ndi no kubireba, abandi muri no kubireba, abandi mwaranagihunze igihugu, abandi murananyuruzwa, bamwe baranicwa, habura icyepfo n'icya ruguru. Uyu munsi cya gihugu rero Imana ibyo yavuze n'ibyo yagambiriye indigeze mu matako, inda n'imvuka. Bamwe bafite amaso barabibona, abandi bafite amatwi barabyumva, abandi bafite akanwa bari gushima. Mugabo dufite abandi bantu Bibiliya ivuga ngo bafite amaso ntibabona, bafite n'amatwi ntibumva. Abo rero nibo kibazo gikomeye cyane, nabo baca intege ishengero, nabo baca intege abahanuzi. Ariko buno tuvugana mu izina rya Yesu Kristo, ese abarundi mwiteguye ko mugiye gusorezwa isezerano? Intambara igisoda gishigaje muzi ko ari iyo muri Kongo, Burundi bugahita bufata umurongo ufatika kandi ugaragara. Ese muzi ko perezida wa nyuma ari Neva? Ni Neva, undi mu perezida usigaye biri ku rutonde, akawa muririmbyi ngo bishyire ku rutonde Mana. Rero uyu muhanuzi wahanuye mu myaka ya kera niyavuga, nanjye uri guhanura ubu. Ibyo twahanuye Neva orere yiwe yakinishijwe we irarangiye, ariko episode yindi igiye gutangira. Nagira ngo nkubwire, nagira ngo nkusobanurire ko ni dororike, ni ibintu bigiye kuba ari byiza gusa. Muzaba mufite ijambo, muzaba mufite ubushobozi, kuko Imana yarabivuze kandi yivuze ijambo no kurikora irarikora. Muze murebe igihugu mu busanzwe umukristo akwiye kuba azi neza Imana mu buryo budashidikanwaho. Nubwo bigugora, nubwo bigucanga, ariko uri oburijwe yo kumenya Imana. Umukristo akwiye kuba azi shitani, nubwo bigorana, nubwo biruhije, ariko uri oburijwe yo kubimenya. Mungu asifiwe. Ikindi muri rya somo ryacu ryo kumenya Imana ndetse no kumenya na shitani, ariko shitani ntitumumenya kugira ngo tumukorere cyangwa tumwizere cyangwa oya, ni ukugira ngo tutazashukwa, ni ukugira ngo tutazatembanwa n'imiyaga n'imiraba. Bibiliya ivuga ngo muri bisonga bya Kristo, turi ibisonga. Bibiliya ikavuga ngo turi abasirikare, mu buryo bw'umwuka turi abasoda. Mungu asifiwe. Ni ukuvuga rero uyu munsi wa none wasiwe ubwishije ishyano, umanukiwe na shetani, umanukiwe n'umwanzi ariwe Sekibi, ariwe Rusoferi, Satani. Mungu asifiwe. Nuza kubibara no kubireba, nunabyitegereza uri kubireba, uraza gusanga imbaraga za shitani ziribonekeza, ariko n'imbaraga z'Uwiteka zirahari kandi zuzuye. Haleluya. Niyo mpamvu rero uyu munsi none uri umukandida wo kujya mu ijuru. Ariko biratangaje ko utazi umufarisayi icyo ari cyo, utazi umusadukayi icyo ari cyo, utazi n'umunyabwenge w'ibyanditswe uwo ari we. Kuko Yesu yaravuze ngo nimwirinde umusemburo w'abafarisayo, mwirinde abanyabwenge b'ibyanditswe, mwirinde kutizera kw'abasadukayo. Yesu ubwo yazuraga umwana wa Yayiro, iyo no opozisiyo yirwanya Yesu. Biratangaje no ko umukristo yabaho atazi opozisiyo y'ijuru, kugira ngo amenye ko ari mu gihugu cyari kujya mu gihugu cyangwa ari umukristo. Ni uko ugomba kuba uzi n'abanzi b'umwami wawe Yesu Kristo. Yesu nashimwe cyane. Yesu rero azura umwana kwa Yayiro, harimo abantu batemera imirimo n'ibitangaza Mwuka Wera akora. Baramupinze, barangije kumupinga baramubwira ngo umwana yarasinziriye, ngo none uramuzuye, ngo none uri kubyitiranya ko Imana igukoresheje ibitangaza. Haleluya. Ndetse ari nabyo byatumye Yesu asubira kujya kwica Lazaro. Lazaro yishwe n'ijuru rirongirira na muzura, ariko bwari uburyo bwiza bwo kugira ngo twizere ko tuzasengera abarwayi cyangwa bagakira, tuzazura n'abapfu nabo bakazuka. Chinaragwana ribarikiwe.
hano rero niho abasadukayo nibo bakwirakwije iyi nkuru ngo umwana yarasinziriye ngo none arakangutse, ngo wa undi witwa Yesu ari kuvuga ko yamuzuye. Bati nta wapfuye ushobora kuzuka. Icyo cyago, iyo nkuru mbi, Yesu akoze umurimo mwiza, ariko shitani azana abigishwa be barabyamamaza ko umwana yarasinziriye. Ahita ababwira ngo nimwirinde umusemburo w'abafarisayo, w'abasadukayo. Noneho aba banyesabato, abadivatiste ku gihe si bose, si bo buno hariho abadive beza n'ababi, buno ishengero nyine irimo byose. Mugabo kiragiye hariho abafarisayo bakundaga idini, bakubaha n'isabato kuruta uwabiremye. Yesu Kristo nashimwe cyane. Biza guteza isaga cyangwa akaga. Yesu areba kwizera kw'abo bafarisayo, baremera isabato ntibemera uwayiremye, barubahiriza isabato ntibubahiriza amategeko. Ari we yajyaga babwira ati ese indogobe yawe ihezemo vendredi, ku mugoroba wayikuramo dimanche? Bikananirana bikagorana. Uyu munsi wa none rero Yesu Kristo nashimwe cyane. Mbwira abantu ngo buriya uru rugendo turimo harimo abantu bitwa abafarisayo, barwanira idini ku bw'amafaranga, barwanira idini ku bw'icyubahiro, kandi bashinzwe kurwanya abanyemwembe, bashinzwe kurwanya abahanuzi. Na hano muri kome tuzabona nk'umuntu afunguye niyumva ndi guhanura avuga ati gatsindwe n'Imana, avuga uvuye aha, nta Mana ikubamo, nta Mana ivuga, nta Mana ibaho. Ntaho ataniye na bariya. Ariko twebwe Bibiliya ivuga ngo nibagutuka uzishime witere hejuru, cyangwa uzanezerwe uhimbarwe wijugunye hejuru, koko bari kuguhora izina ry'Imana. Mungu asifiwe. Aho rero niho haje kuvuka iki kibazo cyuko Yesu yavuze ngo nimwirinde umusemburo w'abafarisayo. Aba bafarisayo rero bangaga icyambere ko Yesu abakura ku butegetsi, cya kabiri bakanga ko Yesu abantu benshi bamukurikira. Abantu bakurikiye Yesu icyambere bamubonagamo imirimo n'ibitangaza, bakamubonamo ibimenyetso n'utwumiza, bigatuma bajya imbere benshi bakamukurikira. Uyu munsi wa none rero impano y'umwuka wera izana abantu benshi kuri Kristo. Amen, haleluya. Ni ukuvuga ngo aba bafarisayo harimo abantu muzagendana cyangwa uzabona bagira imigenzo y'idini, bakagirira amahame cyangwa se doctrine y'idini, ariko bakayirutisha iby'umwuka, bakayirutisha iby'Imana. Abantu bize amategeko yo gutwara ibinyabiziga murabizi, hari itegeko rivuga ngo umupolisi iyo ari kugukoresha ikizamini asimbura ibyo bimenyetso byose bibi byo mu muhanda. Reka dusipoze mu muhanda ni ibinyabiziga bigenda mu mihanda y'ibitaka cyangwa se ya kaburimbo. Nijuru, niba ijuru rivuze ngo iki kirera, wowe ukabona kitanera, ubwo kirera nyine ko bivuzwe nijoro. Noneho niba ijuru rivuze ngo icyo kintu si cyo, nubwo we waba ubona ari cyo, ubwo nyine si cyo. Mu Bukristo nuko tubaho. Niyo mpamvu rero iyo witegereje, niyo uri kureba, uraza usange cyangwa witegereze urebe usange neza na neza ubu butumwa turimo. Yesu afite opposition yamurwanyaga, ariko nawe ufite opposition iri kukurwanya. Rangira ngo mwirinde abanyabwenge b'ibyanditswe. Murebe nk'abakatolike, abaroma, si bose nabo mbiseguyeho. Ijambo ry'Imana bazasoma 2030 kuwa Mungu w'itarike yenda ya 5 cyangwa ya 7 riranditse iby'imwemu oya. Kandi bo ibintu byabo ntabwo uvuga ngo umwuka arakuyobora, biba mu rutonde rw'amakayi n'amakaramu na kashe. Ubwo ni ukuvuga ntushobora kugera mu misa uvuge ngo rero ngo orere bapanze ndayihinduye ku bwa mwuka wera, cyangwa se hari kwigisha naka reka higishe naka ndumva mwuka wera ariko ategetse, cyangwa se reka turenze iminota cyangwa tuyigabanye ku mpamvu izarizo zose. Yesu rero ariko nabo nabicyo gihe buno simbiza uteranira, niba bikorwa neza sava, niba bikora neza sava. Yesu yaravuze ngo mushake ibyahishwe abanyabwenge, kandi mube maso
musenge cyane mutajya mu moshya mabi, ariko aravuga ngo nzenda ku bya data mbaho umwuka wera. Ni ukuvuga rero umwuka wera niwe waguhishurira opozisiyo irwanya abantu b'Imana, irwanya iby'Imana, opozisiyo ishinzwe kurwanya ibya Kristo. Rero opozisiyo, imiryango ihagarariye ya opozisiyo ni Illuminati, ni Antikristo, ni Freemason. Iyi miryango irimo abakire, irimo abantu bakomeye mu nzego zose, mu myanya yose. Abo rero nibo bantu bagera muri twebwe bakagushukisha bwa buryarya bw'abafarisayo, bagakoresha kwa kutizera kw'abasadukayo, cyangwa bakakwandikisha bimwe bavuga ngo abanyabwenge b'ibyanditswe, akaba ari bwo buzima ubamo. Uyu munsi wa none rero izi mbaraga kuzicika no kuzitsinda no kuzirwanya ntabwo uri buzirebere muri biriya gusa, ahubwo zinyanyagiye isi yose. Imana iguha amaso y'umwuka, iguha amatwi y'umwuka, iguha amaboko arimo ubushobozi, iguha ibirenge birimo ubutwari. Nurangiza ubatirizwe kwakira ubwo buntu bw'Imana. Numara kubwakira ibintu binaendeka salama, Mungu asifiwe. Rero izi mbaraga za Satani hari igihe wowe uzinanira. Akarorero, wambara neza. Akarorero, nta byaha ubamo by'ubusinzi, by'ubumaraya n'ibindi. Akarorero, nta n'ibyo uteganya gukora, ariko Satani aragenda akica amatwi yawe. Ntuzumve ijwi ry'Imana, ntuzabone inzozi zivuye mu ijuru, ntuzabone ikiganza cyangwa se presence y'ijuru. Noneho bigahita bigorana cyane ko ushobora kugendana n'Imana uri impumyi, byapfuye. Ntushobora kubana n'Imana uri igipfamatwi, byapfuye. Ntushaka gukorana n'Imana uri nyamurage, byapfuye. Shitani rero azagutega akazi, umwanya wawe wose uba uw'akazi. Azagutega ibyigwa, umwanya wose uba ibyigwa. Azagutega kudandaza, umwanya wawe wose uba udandaza. Donc ategura ibikorwa byinshi tugomba gukora, tukabura umwanya uhagije cyangwa se wagutse gukorera Imana. Ni ukuvuga rero kumenya Imana ni iki no kumenya Shitani ni iki? Ni ugucukumbura amabanga yose abadayimoni bakoresha n'amayeri n'amanyanga kugira ngo baturiganye ubugingo buzima, baduhe ubugingo bupfuye. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana, ni ugucukumbura imikorere yose y'umwanzi ari we Satani sekibi, kugira ngo tubashe kubona imikorere y'Imana. Ibyo rero ni nkubwira ngo Shitani azaza azananya. Bibiliya ivuga ngo inzira igihumbi z'ubutabazi ziza kugutabara. Buriya Shitani nawe afite inzira igihumbi zo kukuyobya no kukurindagiza. Shitani ashobora no gukoresha uburanga bwawe cyangwa se face isura yawe, nukura akakugeza ahabi. Yakoresha n'ubutunzi bwawe, yakoresha urubyaro, yakoresha umugabo, yakoresha abana. Kujya gusinya amasezerano muri Illuminati cyangwa muri Antikristo cyangwa muri Freemason si ibya bose. Ntugire ngo wanabyuka ngo numara ugende ugera aho usinya amasezerano yasinye. Oya, ntibishoboka. Ariko Shitani ko yaje mu isi kwica no kurimbura, ajya bikorera abantu. Imana idutabara. Kandi munihangane, harimo imvura, ariko muririmbyi yaravuze ngo hiba mu gitondo imbuto zineza, byubiba ku manywa n'ikigoroba. Rindira ko zera baze basarure, tuza tunda imiba tunezerewe. Tuzanezerwa, tuzanezerwa, nidutunda imiba tuzanezerwa. Tuzanezerwa, tuzanezerwa, nidutunda imiba tuzanezerwa. N'ibizuba riva biba mu kibunda, ntugatinye ibihu n'imbeho nyinshi. Amasarurani
mirimo bishize tuzatunda imiba tunezerewe, tuzanezerwa ridutunda imiba tuzanezerwa ridutunda imiba tuzanezerwa. Mu busanzwe ijambo ry'Imana cyangwa se umurimo w'Imana nta kintu kigomba kuwusitopa, nta kintu kigomba kuwuhagarika. Niyo mpamvu abatubanjirije iyo habagaho ko bategura intambwe, umurimo warakomezaga. Intambwe cyangwa se intare kubatamo cyangwa kubajugunyamo, iyo bacanaga umuriro mwinshi wo kubatwika, igikorwa cyarabandanyaga. Mu mvura cyarakomezaga, ku zuba kigakomeza, kuko nta gihe dufite ubugingo buzazira, cyangwa se nta n'igihe dufite cy'uko ubugingo bushobora ubugingo ushobora kubwambugwa, ahubwo ngo duhore ducanye amatabaza yacu ahore yaka ku murango no mu ijoro. Umukristo rero ntabwo ushobora kumenya imbaraga za Satani udasenga cyane, ntushaka kumenya imbaraga z'Imana udasenga cyane. Nunasenga ukwiye kuba uri umuntu wizera gusaba ubutware bwo kuyoborwa n'Umwuka Wera, niho guhishurira imikorere y'umwanzi. Kuko shitani imikorere ye ni umuriganya, inzoka ni umuriganya, ingwe ni umunyeshyari. Niba inzoka ari umuriganya, intego y'abadayimoni ni uko mu gakiza kacu, mu byo dukora, aturiganya umwanya wo gusenga, aturiganya umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, aturiganya umwanya wo kubana n'Imana. Donc atambikamo biriya na biriya. Ni nayo mpamvu uzabona iby'Imana nibyo tugirira umwanya muke mutoya, mugabo kandi nibyo byari bikwiye kuba bifite umwanya munini. Example cyangwa se akarorero cyangwa urugero, uzasanga umuntu wiga siyansi ashobora kwiga imyaka 30 akiga siyansi, mugabo wiga iyobokamana ni umwaka umwe, ni imyaka 2 n'itatu, ndetse byitwa iby'ubuntu. Ntabwo babishoramo, ababishoramo amafaranga ni bake. Kenshi na kenshi bahita bavuga ngo ni ubuntu, byakitwa iby'ubuntu, kumva ko nawe ubihinduye simple kuko ari iby'ubuntu ukabyiga nabi. Oya, iri jambo mvuzemo hano ukwiye kuba urisubiramo inshuro zirenze 15, ukabyumva ukongera ukabyumva, ugategereza igihe mwarimu witwa Mwuka Wera aza kubisandaza nk'imvura, ukumva icyo Imana ashatse kukwigisha mu byo wumvise. Amen. Rero mu buryo bumwe n'ubundi, mu kwigisha cyangwa mu kwigishwa cyangwa mu kwiga, ntabwo hano ndi kubwiriza, ndi kwigisha. Ugomba kuba umwigishwa nyakuri, nanjye nkaba umwigisha nyakuri. Bibiliya bivuze ngo muri bisonga bya Kristo ukwiye kuba uri umusirikare ufite ibirato, ufite ishapo, ufite setire, ukaba uri umusirikare ufite ikosi, uri umusirikare watojwe, uri umusirikare wigishijwe. Naho kuvuga ngo ndi umukristo ibyo gusa, ukajya mu rusengero bakaririmba ndi umukristo ukikiriza, bakigisha abakristo ukikiriza. Oya, ikiguhamiriza kuri umukristo ni ubushobozi bw'ubusirikare bwawe. Hano tujya tubona ibisirikare bicika amazi kubera kurwana nabi, njya nkunda kubivuga, cyangwa se imikorere mibi, cyangwa se delegation mbi. Somalia, Sudani n'ibindi bihugu bigenda bigira igisirikare nka Kongo giciriritse, igisirikare kigenda cyica, gifata abantu ku ngufu, cyambura abantu ku ngufu, kiriganya. No mu mwuka nuko bisa. Niba uri umukristo ugenda uwibisha umunzane, wiba udufaranga, niba urugero harimo abantu basaba shanje, ukabwira umuntu uti mvunjira, cyangwa se natakunisaidiye umvunjire, noneho umuntu yakibeshya ugahita wigira, ukajya kurya muri resitora, ni resitora yakibagirwa ukigira, ugatega imodoka, nyiri imodoka yakibagirwa ukigira. Ofete uri umusoda utwaha dutura dukora n'ibinini rimwe na rimwe ukabikora, mugabo ntushaka no kubivamo, ahubwo wabihinduyemo ko ari nk'ahantu ugomba guprofita nyine. Ugaprofita, hakabamo n'ababyigisha ko ngubuze ubwenge Imana iramureka,
ubwo niba ari umukobwa ukwizaniye akaguha ntose ko ntavunitse reka murongore simwishyuye simuhonze. Ntiwemeye ko ucumuye ukoze icyaha ngo ubabazwe nacyo uba umunyantege nk'aho hantu uri kubibona ko ari profi. Ntiwibye ngo nugera mu rugo wumve ko ibyo bintu uri kurya biri kujya mu nda yawe ari ibyibano ngo umutima ugucire urubanza, wihagazeho ko impamvu byibye boss yarangaye cyangwa afite byinshi byo gupfa ubusa. Ofete ni ukuvuga inzira wowe uri kunyuramo harimo dayimoni yitwa uburiganya, uburyarya, ishyari. Niyo mpamvu ubugingo bwawe rero bushobora kuba bwanduye budakeye, ariko biturutse kuko nawe utigeze utekereza cyane ngo urebe kure nk'umukristo ukareba hafi. Mpamya rero ko udashobora gutwara, nta muntu utwara umuduga cyangwa imodoka ngo arebere mu kiyo cyangwa ikirahure urebe mu mapine kandi uri kujya mu rugendo ruri kure, bisaba kureba kure. N'iby'umwuka rero twishimiye gusaba umukristo wese ukurikira ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV 3 gusaba umwuka wera wakwigisha, ukaba uri umukristo uzi opposition irwanya Kristo, ukaba uri n'umukristo uzi neza ko uri muri kote y'ijuru. Noneho icyo gihe ubugingo bwawe buzaba bukeye, buhumanutse, bumeze neza. Niyo mpamvu nikigiye kuba nta kizaba ntababwiye. Niba hari umwanzi, niba hari umugambanyi, Yesu abereyeho kutwoherereza amakuru y'ibintu biri mu rugendo turi kugenda cyangwa se mu nzira aho turi kunyura kugira ngo tubashe gutsinda uburiganya bw'abadayimoni. Navuga rero ntatebye cyangwa se tutarandiriye, niki kizaguha gusobanukirwa imbaraga za Freemason, Illuminati, Antikristo, amangetengete y'abapfumu, aba bantu b'abarozi, ababesikoro, abatekamutwe. Nimvuga abatekamutwe no mu buzima busanzwe abatekamutwe batuburira abantu, ntabwo ari abo mu rusengero. Uwo mu rusengero we ntacyo, ubwo Imana iba yamuretse, nabwo ugomba kuhabera amaso. Ibi bintu byose udafite mwuka wera ntuzigera ubimenya. Ibi bintu byose igihe udakinguye ngo umwuka wera akorere muri wowe, ntuzamenya abana uzabyara baribo, ntuzamenya umugore washatse cyangwa umugabo washatse, ntuzamenya akazi wakoze. Urufunguzo, password ni ukwakira, ni ukwizera, ni ukuyoborwa n'umwuka wera. Naho nanjye nkubwiye ngo kora ibi ukora ibyo, ni isomo rishobora kuzatwara ukwezi kose kugira ngo umuntu abashe kumenya umwanzi, abashe no kumenya inshuti, abashe kumenya igihugu, abashe no kumenya amahanga cyangwa ihanga cyangwa se ukuzimu, kumenya ikuzimu n'ukuzimu n'ibihakorerwa n'abahakorera n'abaciriweho iteka kugira tutajyana n'abo babi. Ni uko tugomba kuba tuzi ijuru n'ab'ijuru, noneho amatwi yacu akaba yogeje kuyoborwa n'iryo juru. Kuko abantu bayobora indege baba bari hasi ariko abayitwaye bari hejuru, kandi Boeing yifite filitiri nk'ibihumbi bigeze muri 80 mu kirere mu butumburuke. Ntabwo ushobora gukora uburi hejuru, hasi ni ibicu, hejuru ni ibicu, impande ni ibicu, uratwaye. Na mwuka wera estrasi iri mu ijuru, haba hari marayika ukurimo n'undi marayika ukonegise n'ijuru. Abo nibo bashobora kuyobora ingenzi cyangwa umukristo, bakakuyobora bakajya bakubwira ati imbere hari ikinogo, inyuma yawe mu gihe ukoresheje gusubira inyuma yenda uri kwitegereza hari ibi n'ibi, impande zawe hari ibi n'ibi. Mu rugendo rwawe rero ugomba kuba ufite mwuka wera cyangwa mwemu yera cyangwa imbaraga y'Imana cyangwa roho mutagatifu. Mu idini usengeramo aho uherereye hose uko ubyumva nuko. Mugabo niba uri mu bantu bameze nk'abafarisayo, ukaba uri mu bantu bameze nk'abasadukayo, ukaba uri mu bantu bameze nk'abanyabwenge b'ibyanditswe, uri muri opozisiyo y'umwami Yesu. Twebwe rero twagiriwe ubuntu n'ijuru riduha kuba bararwa n'abizigirwa n'abizerwa muri gakondo y'isezerano. Reka rero ubu butumwa bwiza tubusubikira hadusenge tuzabubandanyisha. Umwami Yesu uri umwigisha mukuru muri twe, kuko natwe turabigishwa. Ni wowe watanguranye natwe ukabusozanyije natwe, ni wowe ugendana natwe ukabukorana natwe. Uduha umugisha mu izina Yesu Kristo wo kuzaba abari iburyo no kuzaragwa ubwami bwawe.
ngaho rero mwami tukiri mu isi dukeneye kurya kwambara kuba bazima tutarwaye tukiri mu isi dukeneye ubuzima en general rusange waravuze rero ngo data azi byose ko natwe tubikwiye kandi tubikenye sabiye umuntu wese ukwizeye somo rwandiko ku mutima w'umusubize umuhera ubuntu umutabare mu izina Yesu Kristo gusaba kwe yumva hamwe umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe